Ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe, urukundo rw'Umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe nshuti mwene data, ndizera ko umeze neza ukomeye, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nyemerera rero tuganire ijambo ry'Imana, Imana iduhaye uyu munsi kugira ngo tuganire. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni ibice 16, umurongo waho ni umurongo wa 27 wonyine niwo dusoma. Reka dusome twumve uko havuze. Haravuze ngo uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikinguye, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko ndagira ngo nsubiremo. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusangire iri jambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo tuvugeho uyu munsi. Iki cyari igihe cy'umuntu w'Imana witwa Pawulo n'uwitwa Ansira. Bari babafashe babashyira mu nzu y'imbohe, bagira ngo babafunge cyangwa bazabagirire nabi nyine, kubera ibyari bibarimwo nibyo abantu batashakaga. Ntabwo abantu bashakaga ibiri muri aba bagabo. Nicyo cyatumye babata muri gereza kugira ngo bacecekeshe ibintu byari bibarimwo, bacecekeshe ingabire z'Imana, bacecekeshe umuhamagaro, bacecekeshe impano z'Imana. Bibiliya ngo babashyira muri gereza, barabafunga, ariko bagezemwo nk'abantu bari bazi ikintu cyo gukora, ntabwo bigize bicara, nta nubwo bigize biganyira nk'abandi, ntabwo bigize bihebura nk'abandi, ahubwo Bibiliya ngo batangije iteraniro, batangira gusenga. Mu bihe bikomeye batangije amateraniro, batangira gusenga. Birashoboka nawe hari igihe ibihe bikomeye ujya ubyinjiramo, ariko mu bihe bikomeye ntukave mu bihe byo gusenga. Mu bihe bikomeye ujye uguma mu gusenga. Mu bihe bikomeye ujye uguma imbere y'Imana. Nta kindi gishobora kuguvana mu bihe bikomeye uretse ibanga ryo gusenga. Ibihe bikomeye rero babigezemwo, barasenze. Kabiri, bararirimbye. Ngibyo ibintu bibiri bikomeye bakoze. Icya mbere barasenze, kabiri bararirimba. Barasenga ngo batangije ivugabutumwa rikomeye ryo mu ndirimbo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Batangije ivugabutumwa rikomeye ryo mu ndirimbo ndetse no gusenga. Ibihe bikomeye ujye usenga. Ibihe abantu bagutaye wenyine ujye usenga, wongeremo kuririmba. Uri mu bukene ujye usenga, wongeremo kuririmba. Uri mu burwayi ujye usenga, wongeremo kuririmba. Bibiliya iravuga ngo ikintu cyaje kuba cyabaho muri uko gusenga kwabo, muri uko kuririmba kwabo, ngo habayeho nyamugigima, umushyitsi mwinshi, ngo inzu yose iranyiganyiga, ngo imfatiro z'inzu ziranyiganyiga, izindi mbohe zirabyumva. Habaye igitangaza, n'abandi bari baboshywe barabyumva. Hakubeho igitangaza, n'abakuzengurutse babimenye ko igitangaza cyakubayeho. Narivuze ngo hakubeho igitangaza, n'abakuzengurutse bamenye ko igitangaza cyakubayeho. Icyo nenda kuvuga ngo iki rero, Bibiliya yatubwiye ngo akangutse. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo akangutse, kugira ngo Imana itabara abantu bayo
hari uwari ubacunze, hari umurinzi, hari uwasinziriye. Imana igira ibintu isinziriza kugira ngo igutabare. Imana igira abantu isinziriza kugira ngo utabare. Burya hari abantu utatabarwana, cyane nk'abarozi. Ntabwo ushobora gusubizwa umurozi areba. Umurozi akwitendekaho 28 kuri 28. Rero icyo Imana iraza kuba yakora, iraza kuba yamusinziriza, araza gukanguka abona watabara. Nicyo nenda kuvuga. Bibiliya yatubwiye ngo yarasinziriye itiro ryo kutikanga, ngo yakangutse inzugi zafungutse. Ndasubiramo, yakangutse inzugi zafungutse. Ndahanura ku buzima bwawe. Hari abantu bagiye gukanguka inzugi zafungutse zabo. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze gusubizwa. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze kuva mu buzima bubi. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze kwinjira mu bundi buzima. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze kwinjira mu kindi kirere. Hari abantu bagiye gukanguka Imana yahinduye amateka y'ubuzima bwawe. Hari abantu bagiye gukanguka utakiri aho basinziriye bakubona. No. Hari abantu bagiye gukanguka wasohotse iyo gereza. Hari abantu bagiye gukanguka wasohotse muri ubwo buzima. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze gusubizwa. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze kwinjira mu rugo rwawe. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze gutabarwa. Hari abantu bagiye gukanguka utakiri mu bukode. Hari abantu bagiye gukanguka utakiri umusiribateri. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze gukora ubukwe. Hari abantu bagiye gukanguka wamaze kuba nawe watangira business. Hari abantu bagiye gukanguka amateka yawe yahindutse. Ndagira ngo subiremo. Hari abantu bagiye gukanguka utakiri mu buzima wari urimo. Niyo message nari nkuzaniye. Kubera ko ikintu Imana igiye gukora, igiye gusinziriza. Igiye gusinziriza abantu bakubuzaga gutabarwa bose. Abantu bakubuzaga gusohoka bose bagiye kuba basinzira, baraza gukanguka. Imana yahinduye amateka yawe. Baraza gukanguka, Imana yakuvanye mu buzima bw'urimwo. Hari abantu bagiye gukanguka amateka yahindutse. Nabo ubwabo ntibazabyumva, ntibazabishyikira. Uyu muntu ngo byaramurengeye kubera yari akangutse, inzugi abona zafungutse. Ndahanuye rero inzugi zifunguke ku buzima bwawe, maze utungura abantu, utungura abagusuzuguye, uhindurirwe ubuzima mu izina rya Yesu. Iyi video yoherereze inshuti zawe, hanyuma ukore subscribe kuri iyi channel. Yesu aguhe umugisha. Shalom shalom.